Mwiriwe neza. Nitwa Andrew. Hari imyigaragambyo irimo ibera muri Kenya iri gukorwa n'icyitwa Generation Z. Hanyuma iyo Generation Z, hanyuma William Ruto ejo bundi yari yavuze ko agomba guhura nabo bakagirana ikiganiro n'abasivile. Hanyuma bakaba bati abandi bamwe bati argument zabo ni izi ngizi, ati ni gute ariko umuperezida w'umusivile nk'uyu nguyu ati yaza ko ari umusirikare yakaye kuba yarashe mu mwari kwizo. Izo ni brage ziba ziri ku mbuga nkoranyambaga, yaba ari kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ubwo rero hari impuguki cyangwa se umuntu usobanukiye ibintu bya politiki yo mu karere, twagira ngo hano atugezeho gahunda cyangwa se tubwire ko bimeze. Hanyuma ese biraterwa n'iki? Ese bizagenda bite? Ese ikibazo ni ikihe? Yego, ubwo rero tubahaye. Urakoze cyane. Hanyuma se icyitwa financial bill cyo ni iki? Kuko hagiye harimo amaterime abantu tugenda twumva cyangwa se tunasoma mu binyamakuru ariko tudasobanukiwe. Urakoze cyane. Nk'uko turimo tubivuga, Generation Z niyo irimo kwigaragambya ivuga ngo reject the bill, cyangwa se iyo financial bill muyireke. Ni ukuvuga ngo ni umushinga w'itegeko byerekeranye n'amafaranga amafaranga kuri budget izakoreshwa muri Kenya guhera mu mwaka wa budget 2024 na 2025. Kubera rero muri Kenya habonetse ikibazo kiri financial, ikibazo cy'amafaranga, cyo kubura amafaranga mu gihugu, biba ngombwa yuko leta ikora umushinga w'itegeko bakazawushyira mu nteko kugira ngo uwo mushinga w'itegeko bawemeze ugendanye cyane cyane no kubona amafaranga binyuriye mu kuzamura imisoro. Hanyuma se iyo misoro numvise izazamurwa, bimeze bite, biteye biti? Nk'uko Kenya rero ifite ikibazo cy'amafaranga, ikeneye nibura biliyoni ebyiri n'igice kirengaho gatoya cy'amadolari kugira ngo itazagwa muri deficit budgetaire, itazabura amafaranga ikoresha mu ngengo y'imari y'umwaka utaha. Niyo mpamvu rero bavuze bati reka twongeze imisoro ku bintu bimwe na bimwe. Ibintu bimwe na bimwe bavuze bazongeza imisoro, cyane cyane icyo bavuze ni ukongeza umusoro ku bintu by'ibanze umuntu akenera, harimo nk'umugati. Ubwo iyo bavuze umugati uvuga ifarini nyine, kuko ifarini niyo iva mu mugati. Yego. Ikindi bavuze bazongeraho bazongeza umusoro ni ibikoresho by'isuku, ibintu by'isuku cyane cyane by'abagore bakenera. Ubwo for example nk'amakotex, bavuze ko bazabyongera. Urabona mbere kotex muri Kenya n'ubundi ibiciro byari bihenze, ibintu byinshi byari byarazamutse nk'ahandi hose ku isi nyuma ya Covid. Ahubwo ikintu cyabaye none iyo financial bill none hije gusubiza ibintu rudo. Uretse ibyo byerekeye n'ibintu byerekeye n'isuku ku badamu n'ibyo byose, nanone n'ukongera umusoro ku binyabiziga. Ikinyabiziga cyose buri mwaka baporopoza yuko bazajya bagitagisa 2.2% by'igiciro cyacyo muri rusange. Ubwo rero ibyo byose byatumye abaturage barababara no gutagisa ibitoro, ibintu byinshi bagiye bongera amatagisi. N'ubundi ubuzima bwa busanzwe bukaze, none bituma abaturage bagenza gute baraka. Rero uwo mushinga abapariroma barenga kugira ngo umushinga w'itegeko utorwe, ni ukuvuga ngo 2/3 by'abagize inteko ishinga amategeko bagomba kuba bagenje gute, bawutoye. Kandi inteko ishinga amategeko ya Kenya irimo abamambure barenze 300. Rero 170 barawutoye umushingiro ry'umushinga. Icyagisigaye ni ukwemeza burundu, noneho Perezida Ruto William Ruto akagenza gute umushinga itegeko akaryemeza burundu, kandi bigomba gukorwa bitarenze kuri 30 z'ukwa gatandatu. Rero abapariroma muri iyi minsi isigaye kugira ngo année budgetaire irangire, urabizi ko année budgetaire isoza kuri 30 z'ukwa gatandatu. Abapariroma bagomba kubutora muri iyi minsi. N'abaturage rero kubera ko William Ruto yabashije gukonvenka n'abatari harya ubwo iyo année budgetaire mu Rwanda niyo tugenderaho hose ku isi. Umwaka wa budget utangira
Okay. mu kwa karindwi kujya muri kwa karindwi ikarangira kuri 30 z'ukwa gatandatu. Rero uriya Muruto yabashije gukonvenka n'abatari ku ruhande rwe n'abatari mu ishyaka rye bose bamwe abanyakenya bavuga yuko bariye na ruswa abaparoma bamwe namwe kugira ngo umushinga ugeze gute utambuke. Rero abanyakenya bakaba babajwe nuko uriya Muruto yatoye muri 2022 akaba ibyo yavuze yamamaza atari kubishyira mu bikorwa cyane cyane bijyanye urumva yavuga ngo ni umuhasara ngo nawe yarahasarinze ngo nawe sapotinga abahasara cyane umuntu wese uzahasaringa azamutera inkunga uvuga ngo abantu barafite imibereho iri hasi ushaka yuko izamuka none abanyakenya bavuga ati ibyo wavuze yamamaza muri 2022 none ushaka ko ibintu bigenza gute isubira udubi bati uratubeshya bajya nakora bakavuga ati ugomba kugenda kubera izo ngamba zo gushaka amafaranga bijyanye no gushaka kugira ngo bakusanye amafaranga budget y'umwaka utaha batazajya mu gihombo. Okay, turagushimira ubumenyi ugenda udusangiza. Hanyuma se byatangiye bite kugira ngo Kenya igende yisanga mu bihombo abantu urubyiruko rwira mu mihanda byatangiye bite byahereye hehe imvano yabyo ni cyane buriya Kenya buriya ni igihugu urebye muri East Africa urumva East Africa irimo ibihugu Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya nyine, Sudan y'Epfo, Uganda ndetse na Somalia muri ibisi yahinshi. Buriya ntabwo ikibazo bakirebera umwe y'imyaka yavuye ku garuto n'ubundi bibazo byatangiye kera. Igihugu cya Kenya cyagiye gihura n'ibibazo byerekeye n'abategetsi bari bariho cyane cyane uhereye ku babanjirije Ruto ari we Raila Odinga nani uri kwa Kenyatta Uhuru Kenyatta. Uriya Kenya yagujije amafaranga menshi cyane mu mahanga. Ubu ngubu Kenya umwenda ibazwa ungana na triliyoni 80 z'amashiringi. Ubwo rero niyo mpamvu Kenya yagiye igorwa n'ikibazo cyo kwishyura iyo myenda ifite ibihugu bitandukanye byaba Bushinwa byaba n'ikigega mpuzamahanga cy'imari bityo none Kenya ikagorwa no kwishyura kandi igomba no kugera ibintu ikora muri budget yayo. Niyo mpamvu buriya muri Kenya guhera iyo myaka yose byakomeje nyine birazungutana ni nk'uko umuntu wamwica noneho uwamwisha akagenda noneho wowe waza nyine umupfu arimo gusambana arimo asamba cyangwa se ameze nawe ugahita uvuga ati wenda agantu bavuga ngo niwe umwisha kandi n'ubundi umuntu wamurangije yagize gute yigendeye. Niyo mpamvu Kenya ibyo bintu byo gukena amafaranga n'iki byose buriya byatangiye kera ku bategetsi bagiye baguza amafaranga noneho baguze amafaranga ntajye mu bintu bifitiye akamaro abanyakenya ibikorwa remezo n'ibiki cyangwa imishinga ifitiye akamaro abanyakenya ahubwo ukavuga yuko bayanyerezaga. Niyo mpamvu Kenya yisanze nyine ifite uwo mwenda ni ukuvuga ngo umwenda kugira ngo ikigega mpuzamahanga cy'amafaranga kikwemerere icyo nakwita credit kugira ngo nyine gitere inkunga nyine ubwo ni Financial Monetary International Fund, yes, IMF kugira ngo baguhe amafaranga ndetse bavuga yuko nibura budget GDP ibyo winjiza mu gihugu nibura bigomba kuba ari umwenda ugomba kuba uri hasi ya 55 w'ibyo winjiza mu gihugu. None umwenda wa Kenya muri rusange ugeze kuri 60 kuri 65% by'ibyo Kenya yinjiza byose mu gihugu. Ane budgetere y'umwaka GDP ni umusaruro mbumbe w'igihugu kugiye kingana n'umwaka kugiye kingana n'umwaka w'ingengo y'imari. Ni ukuvuga ngo ibyo ntabwo gusobanura ntabwo byo ikigega mpuzamahanga cy'amafaranga kugira ngo gikomeze kivuguze cyangwa kiguhe amafaranga nuko
umwenda ufite uri munsi ya 55 w'ibyo winjiza byose ku rwego rw'iki urubyonjiza byose ku mwaka mu gihugu cyo bita GDP. Noneho Kenya ikibazo yagize GDP yose ya Kenya umwenda ugeze kuri 65. Nuvuga ngo byanze 55 bw'ibyo IMF ivuga. Urumva umwenda wa 65 harimo haraka umutuku kandi 10%. Urumva ngo bigeze hejuru ya 75. Nuvuga ngo ni nko kujya kwa Kadekuveri n'imbuge gyo mu pourcentage nini. Nkujya kwa Kadekuveri ntabwo kwa Kadekuveri itanga n'umushahara wawe. Ntabwo kwa Kadekuveri ya 90% y'umushahara wawe. Okay, turacyakomeza. Ese turimo turibaza tese muri Kenya hari abayobozi benshi bagiye biyamamariza manda zagiye zirangira ariko bikarangira batsinzwe. Hari Raila Odinga, hakaza n'abandi. Turibaza tese birashoboka ko iyi myigaragambyo aribo baba bayiri inyuma? Ese ni bande barimo batuma runo rubyiruko rugira boost cyane mu mihanda, amacupa, amapine, baratwika ibintu byose? Urakoze cyane. Ngo navuga ko muri rusange itegeko nshinga rya Kenya ryemera imyigaragambyo nicyo cya mbere, yuko umuturage mu gihe hari ibintu bitamushimishije cyangwa se gushaka kugaragaza ibitekerezo bye ushobora kujya kwigaragambya. Muri urwo rwego rero iyo myigaragambyo muri Kenya bishoboka. Ikindi gituma iyo myigaragambyo ishoboka muri Kenya ni ukuvuga ngo mw'iyi myaka tugize mu gihe cya social media, ibintu bya digitalization biri hejuru cyane. Urumva n'imbuga nkoranyambaga zirimo kubitiza umurindi, izo za TikTok, Facebook, Instagram, YouTube byose, kubera ko abigaragambya n'igihe abenshi banajya mu muhanda bafite na kamera bari kubirikira live. N'uri muri Burayi nawe agahita yibona, n'uri agahita yibona. Urumva ibyo bigatuma iyo myigaragambyo igera ubukana bukabije cyane. Ariko ntabwo ari cyo gusa. Urumva aho ubuzima bwari bwarazamutse n'ubundi ibiciro byari byarazamutse, nanone bakavuga yuko none bakeneye kuzamura ibiciro. Urumva bwa kabiri, urumva baravuga bati yana tuvuye nimba litiro y'amavuta yo guteka yari igeze ku 2,000 y'amanyarwanda. Nimba 2,000 y'amanyarwanda bakubiseho umusoro wa 2.5%, urumva biratanga iki? Urumva ni ikibazo. Iyo nicyo kirimo kwituza umurindi. Tiza umurindi numvise perezida wabo bivuga nuko wenda ngo akeka yuko hari abantu babyishe nyuma, cyane ko perezida uriya Ruto ari abanyamerika bamuri inyuma. Urumva abarusiya nabo barashaka Kenya. Urumva bashobora kuvuga ati n'abarusiya barimo basponsorize no myigaragambyo kugira ngo abarusiya bakontorore East Africa. Urumva Tanzania basanzwe bayifite, noneho bashyiraho na Kenya, none influence y'abanyamerika ikagabanyuka muri East Africa. Abantu benshi niko bakeka, ariko muri Kenya buriya hari abapolitisiye benshi baba bashaka imyanya, abantu bikomereza abo ba Raila Odinga n'uwo wavuyemo Uhuru Kenyatta. Buriya nawe nubwo wenda atakiri umutegetsi, ariko basanga ashaka influence cyangwa kudestabiliza system iriho kugira ngo wenda bigaragare yuko ari wari neza, nabyo birashoboka. Rero bino bintu ukuntu birangira, perezida Ruto yari yavuze yuko nibura hari ukuntu bagabanya bimwe nyine, ariko bakagumishaho n'ibindi. Ariko abanyakenya bo baritse bavuga ngo reject the bill, bavuga ngo mubivaneho byose. Urumva ubwo rero ukuntu biza kurangira, ku ruhande rwanjye birarangira natavanaho iyo bill, iryo tegeko navuga ati uwo mushinga ntabwo ugomba kujyaho, umushinga nta kuwusinya, umushinga ntabwo ari ngombwa kuwugira, natabikora ashobora kuva ku butegetsi. Cyangwa se bakaba turimo turabona perezida muri minsi bajya mu ndege zikaburirwa irengero. Ku butegetsi ntabwo mvuze ko yapfa, ariko ashobora kuva ku butegetsi bitewe nabyitwaramo neza azabihandurira neza, ariko nabyitwaramo nabi ashobora kuza ku butegetsi atarangije manda. Turagushimiye cyane.
Okay, urakoze cyane, hari byinshi abantu bagiye bungukiramo nanjye ntarinze, ariko ubutaha nabwo nitugukenera cyangwa se izindi ntekerezo zisumbye ku byo turi kubona, tuzagutumira hanyuma cyangwa se tuzakwifashisha kugira ngo ukomeze udusobanurire. Turakwifuriza kandi gutera imbere. urakoze cyane, tubwira urakoze cyane, ukore subscribe kuri channel yanjye Samusubika. Ciao. Hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go?